Hello guys, hello friend, mumeze mute kaze ku murongo wa YouTube channel wa Mugisha Isayi. Mugisha Isayi YouTube channel ni channel iri gutanga amasomo ya web development mu Kinyarwanda. Aho wiga gukora website from scratch, from zero to hero, from zero to expert, ukiga uhereye kuri zero. So turabona ko akanaga project twakoze turimo kwiga icyo bita HTML links. Akanaga project twakoze turimo kwiga icyo bita HTML links. Urabona ko ukanda hano ukajya kuri project, ukanda kuri about, ukajya kuri about, ukanda kuri home, ukajya kuri home. So guys, mwibuke gukora mukande like, subscribe, share. Ikindi ushaka kwiga web development wakurikirana amasomo hano kuri YouTube. Ukeneye kwiga one on one session watwandikira. Ikindi dufite WhatsApp group aho dufashirizamo everyone, aho dufashirizamo buri umwe wese. Iyo ugize akabazo uri muri coding ushyiramo ikibazo cyawe tukagufasha. So guys, mukore subscribe, like, share and comment. So nkuko ubibona rero akanaga project turimo gukora, code zayo ni zingizi. Iyi yari project y'isomo rya none. So isomo rya none ryitwaga nkuko mubibona, today's lesson was HTML links. Hari video nini bisobanura. So wowe ya muri YouTube ya Mugisha Isayi ukande subscribe, like, share na comment ku bantu zibakeneye kubyiga, ku bantu zibashaka kubimenya. Bahereze bereke iyo tubisano yacu tubyige dufashanye kandi neza cyane. Thank you so much.